Ikaze inshuti bakunzi b'ibiganiro bya Hanye Space. Twongeye kugaruka tubasuhuza muraho mwaramutse mwiriwe hobe cyane. Uyu munsi tuje kuganira ku cyanditswe kiri mu migani 22. Byongereza ni Proverbs 22. Ndashaka gutangirana n'inkuru ibintu maze iminsi ndeba ntwaye ngenda mu muhanda. Hari ukuntu ndeba hirya nkabona nk'umubyeyi ari kuri vola aratwaye, ariko nk'abana bari inyuma ye wenda hagati y'imyaka 2-3, ukabona idirishya riramanuye, akana gasa nkaho kari hafi no kunyura muri iryo dirishya. Nkibaza nti nk'ababyeyi, Proverbs cyangwa imigani 22 tuyitaho? Ntabwo ndi jyenyine nk'uko musanzwe mubibona kuri Hanye Space, nkunze kugira abatumirwa batandukanye. Uyu munsi nkaba nejejwe cyane nuko mfite umutumirwa w'umubyeyi ugiye kutwibwira mu kanya. Ikaze. Murakoze. Nanjye nitwa Ntagongera Godfrey, abanishimiye kuba turi kumwe hano. Yego. Nizeye ko turi kugira ikiganiro cyiza. Yego. Murakoze cyane. Icyo nzi cyo nuko uri family counselor. Yes. Nkaba nifuza ko muri uriya murongo w'icyanditswe nari mvuze kiri mu migani 22 ko cyo gutoza umwana inzira azanyuramo. Ababyeyi tugendana abana mu modoka turi kuri vola tureba ibiri imbere, ariko tutitaye ku mutekano wabo aho inyuma baba bari, wabivuga wiki? Ahangaha noneho ntabwo ari ababyeyi gusa, hari n'igihe dukodesha abantu batwarira abantu. Urumva iyo wabitwariye ushobora kubikurikirana neza. Ukavuga ati nkuko nawe ujya mu ishuri yo kwiga gutwara, hari amabwiriza baguhaye. Iyo ugeze mu modoka ikintu cya mbere ubanza gukora ni iki? Urumva nuko kwambara umukandara kugira ngo ube protege. Urumva noneho babana utwaye nabo ugomba kubigisha ayo mabwiriza. Icya mbere safety n'umutekano wabo, ko imodoka iramutse igizemo ikibazo usanga umwana yaciyemo yaguye imbere. So icya mbere nanjye icyo nkora, ibwiriza rya mbere ni iki? No kwambara umukandara. Bakawushiramo. Then ready to go? Kandi ukabivuga mu buryo butari ubwo kubakanga, kugira ngo nukubibutsa. Impamvu bibutsa no kubera ko ubundi abana mu bwonko bwabo iba in their mind ntago baragira archive, bayita archive ndende ifite amakuru menshi. Kubera ko nkanjye imyaka maze mfite amakuru menshi atandukanye kibini cyiza. Hari nibyo wagiye ubona, hari ibyo nabonye. Ni nkuko umwana areba itara, nkatwe kera bakuriye kuri twa dutara batwita gututadoba. Abana bato badufatagaho. So hari abo wabuzaga ariko bakanga kumva, yagakoraho kakamutwika. Ariko noneho ku modoka ayo mahirwe ntago yafite. Umwana niyibesha gatoya ikinyabiziga gishobora gucaho, ugasanga ukuboko kurakujyanye, ugasanga mugize ikibazo. Kandi iyo uhozaho ubabwira ubibutsa, ibyo bintu bitari kubaho. So ugomba gukora ubibutsa, ugomba guhozaho. Yes. Urakoze cyane, utumye nibuka. Si ugutera ababyeyi bakurikira Hanye Space ubwoba, ariko cyane cyane icyo kintu kinzamo kugira ngo tukiganirize ababyeyi. Nibutse ikintu cyambayeho ndi umwana. Twari tugiye mu competitions, mu marushanwa aho nigaga. Noneho turi mu mamodoka atandukanye. Noneho umwana umwe yari mu modoka ari imbere yacu. Ari bisi? Ari zari bisi. Bisi ariko ibirahure bifunguye. Ono kumwe abana baba bashyushye basakuza bagira gute, ashira ukuboko gutya hanze. Kubw'ibyago imodoka ituruka iriye kubita wa mwana ukuboko uracitse. Basi zose zirahagarara, batwara wa mwana kwa muganga. Unfortunately uwo mwana ukuboko ntago kwaramye,
bagombye kugukuraho. Sorry. Ni ikintu rero ngewe iyo nkivugaho You kiba witnessed it, kikiri warabibonye. ego umuntu wari uzi. ego so icyo waruvuze rero, ababyeyi, abarimu, kuko hari abana bagenda mu mabisi, abantu dufata kugira ngo mudufashe kujyana abana, abantu ba taxi voiture, aba taxi voiture, ni byiza cyane ko ibyo bintu babyitaho kugira ngo dufatanye muri ya proverb. Yego. Yeah. Ariko noneho hari abana bagenda bahagaze, kandi umubyeyi cyangwa se uwo wa taxi arabizi ko bahagaze. Abo nabo ngira ngo tubafitiye message. Burya hari igitabo nasomye, The Strong-Willed Child by Dr. Dobson. He's a very good author. Avuga uyu a strong-willed child ni wa mwana ubwira ikintu akanga. Yego. Hari bamwe bavuga ngo uyu mwana ashobora kuba afite ibindi bimukoresha. Ariko hari n'undi witwa a compliant child. Wagasemura mu Kinyarwanda. Hari umwana udapfa kwemera byose, hari na wa wundi ubwira ngo icara akicara, wambwira ngo haguruka agahaguruka. So hari ubwira icara ahubwo agahagarira karushaho guhagarara. Yes. Ariko abo bantu bose ugomba kumenya kudiringa nabo, kubera ko nutabikora nihagira ikibazo still ni wowe biri bugireho ingaruka n'umwana. Urumva? So ugomba kumenya ukuntu diringa n'aba bana, kuko abana Imana yaduhaye baratandukanye. Yego. Wagira ngo bava mu bihugu bitandukanye. So a compliant child, she's very sweet, n'umuntu aranibwiriza. Na bya bindi kumubwira ngo ambara umukandara ujya kubivuga yabikoze kare. Ariko wa wundi ahora we ari against the rules. So nibikenera akanyafu uranagafata. Yego. Kuko kugira ngo hari bamwe bagomba kumva abantu banyumve nabi ngo I'm supporting violence against children, ariko hari aho bikeneye gushiramo imbaraga. Hari ibyemezo uba ugomba gufata nk'umubyeyi cyangwa wowe utwara uwo mwana. Kugira ngo kuko usibye n'ibyo niyo byo kugira umuza, hari igihe ubutwaye aba intambara zigatangira kuvuka mu modoka. Nawe ubwawe ubwonko, your brain iba distracted, ushobora no gukora impanuka. Nawe ugashaka kujya muri ya ntambara. Yes. So nk'umubyeyi ugomba kugaragaza ko you are in control of that environment, muri iyo modoka. Nk'umubyeyi udafite control kuri abo bana, bakora ibyo bashaka. Yego. Barasakuza, batangira gushyira, hari uwo jewe story numvishije, not first hand information. Umwana we yakuyeyo umutwe agira gutya, umutwe uracika. Oh dear. It is very graphic, but ni ibintu byabaye. Yego. So impamvu wagize ako kanyamuneza za trauma wagize. Yego. Sinshaka kugira ko hari umubyeyi wagira ikibazo ku mwana we kubera kurangara. Yes. Safety ni ikintu gikomeye. Iyo udashyizeho ubwirinzi ni nko kurara udakinze, kandi baza kukwibuka avuga ngo banyibye. So abana bacu Imana yaduhaye, they are very precious to us. So let's protect them. None numenya ko umuhaye n'umushoferi, you make sure ko bagejeje ku modoka, bambaye umukandara, unababwire ko mwitware neza, ankara bageze ku ishuri neza, kandi mu mwubahe. Urumva? Kuko noneho wa umuntu mutaziranye, muzi n'uwa ari wa muntu uvoma hafi, ashobora no kubwira abana amagambo yayandi atameshe. So safety, kuko hari n'igihe tubakomeretsa kubera ko dushaka kubarinda physically, ugasanga their emotions are hurt. Yeah. Urakoze cyane. Tugana ku musozo, turabizi neza yuko accidents happen, impanuka zibaho, ariko uruhare rwawe mu kwirinda impanuka nirwo rw'ingenzi. Nkaba ngiye nabwira ababyeyi ngo birakwiye ko niba ari wowe uri kuri vora, cyangwa se wowe anko watwaye abana, cyangwa se umuntu nasabye lift, ufite abana batoya, ibirahure burya hari ahantu imbere kwa shoferi babifungira, ku buryo umwana mutoya atakimanura, kuko iyo usize utabikoze agira nyine tendency yo kugifunga. So tugerageze turinde abana bacu kugira ngo n'icyaba cyose kitaba ari ikintu uko ari wowe warangaye. Burya kurangara bitera kwicuza cyane. Yego. Kandi naje numvaga naravuga wowe nkawe kubijyanye niba n'umukandara nuko ugomba kuba modo. Yego. Uko iyo bikoze mbere, dada arabikoze, niba mama arabikoze, nanjye kamikore. Yego. Hari n'igihe utagomba no kubivuga. Yabonye wabikoze, you are a good model.
kuko abana bareba ibyo dukora Yes. kuruta ibyo tuvuga ujya modeling ibyo dukora bivuga cyane kurusha cyagiye we give them a lecture about things burya bituma baba resistant niba defensive. Urakoze cyane, wenda nagira ngo ngusabe ugire message uha ababyeyi nka parenting counselor kugira ngo tugane ku musozo w'ikiganiro. Nk'umubyeyi niba a counselor, safety niba umutekano w'abana ni ikintu cy'ingenzi, kuko ureba niyo tujya mu muhanda haraba bareba ibiri hanze gusa, ariko twebwe turi imbere hano dushobora kurinda abana bacu kugira ngo ibi bintu turimo kugira ntibibabeho. So safety first, mbere y'uko utwara abantu bashire muri mood, muri understanding y'uko tugiye aha kandi tugomba kwitwara gutya, so kugira ngo tugereyo amahoro kandi tuzagaruka amahoro. Na ba bandi badufasha kutujyanira abana mu mashuri, reka tubafashe kugira ngo abana babo ntibabere ikibazo. Uzi ko hari abashoferi banga kuza kujyana abana bo kwa Kanaka kubera ko batumva atashobora kumuteza n'ikibazo. So reka tubafashe igihe turi kumwe nabo, tubigishe ayo mabwiriza kugira ngo nabo uko bagenda bakura bizakomeze kandi bibafashe mu buzima bwabo bwa buri munsi. Urakoze cyane, twari mu kiganiro kigamije kudufasha kurera neza, tureba cyane cyane ku mutekano w'abana bacu, twebwe nk'ababyeyi, nk'aba onkle, nk'aba tantine n'abandi bantu badufasha gutwara abana ku ishuri no mu nzira zitandukanye, mu mikino n'ahandi. Turabararitse rero, naho ubutaha. Murakoze. Niba utarakora subscribe, utarakora like na share, turagushishikariza kubikora kugira ngo tugendane no mu biganiro by'ubutaha. Murakoze. Amahoro.